Yes, reka nongere mbasuhuze ari nako mbaha ikaze mwe mudahwema kubana natwe hano kuri chaîne ya Cyizere Family TV mu makuru n'ibiganiro tugenda tugarukaho umunsi ku munsi. Inshuti zacu rero aho mugiye muherere mu mpande zigiye zitandukanye, mwese mbahaye ikaze nkuko bisanzwe. Ngewe ndi nshuti Isaac, mugenda mubana n'ubundi umunsi ku munsi mu biganiro tugenda tubategurira, amakuru tugenda tubagezaho. Nizere ko mumeze neza cyane. Uyu munsi turi ku itariki 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Reka mwibutse niba ari gukigera kuri iyi chaîne yacu ya Cyizere Family TV, musanzu wawe ukenewe. Icyo bigusaba rero nuko ukanda subscribe, ugakora share, ugakora comment. Ayahe makuru tugiye kuba tugarukaho. Hari igihe abantu benshi baba basanzwe bumva ngo abakora uburaya bigenda bite, ugasanga rero umuntu wese akumva yuko kuko uburaya butabaho. Hari abemera ko uburaya bubaho, hari n'abemera ko uburaya butabaho. Buri wese aba afite uburyo abyumva cyangwa nuko abibona. Uko byagenda kose, mu mijyi yose bigiye itandukanye bigize igihugu, haba hari imijyi za Rusizi, za Musanze, za Rubavu, za Kigali. Iyo urebye usanga mu mijyi igiye itandukanye hagenda hagaragara uburaya buhagaragara. Rero no mu byaro ibyo nabyo birahagaragara, ntabwo ari ukuvuga ngo ni mu mijyi gusa. Usanga za Rubavu, mu mujyi wa Rubavu, ugasanga za Musanze, ugasanga za Rusizi, za Muhanga, n'indi mijyi igiye itandukanye. Yewe ugasanga no mu byaro ubusambanyi, ugasanga no mu byaro uburaya nabwo buba buhari. Ariko noneho ubu ikihagaragaye cyo nuko imibare imaze kugaragazwa isa nk'itunguranye, kuko iyo urebye umubare nabonye washyizwe hanze y'abakora uburaya mu mujyi wa Kigali bamaze kuba abantu 9,000. Imibare nabonye ngo abakora umwuga w'uburaya mu mujyi wa Kigali bamaze kugera ku mubare w'abantu 9,000. Abo bantu 9,000 rero ni abantu benshi pe. Abantu 9,000 ubafasha ukabashyira ahantu hamwe, ukabashyira nko muri sitade, cyangwa se abantu 9,000 ukabashyira nk'ahantu mu kibuga runaka. Uko biri kose ni abantu benshi, uko biri kose ubarebesheje amaso wabona ari abantu benshi cyane pe. Uburaya ntabwo bugaragaye mu mujyi wa Kigali gusa, ahubwo byagiye bigaragara ko mu itangirira ry'iyi si hari naho uburaya bwagiye bugaragara. Muribuka cya gihe abagabo bafata Mariya ngo yasambanye, mu kumufata yasambanye rero hari harashyizweho itegeko ko umuntu uzajya afatwa yasambanye bazajya bamutera amabuye paka apfuye. Mariya rero hari mu gihe cya Yesu, Mariya afatwa asambana, abagabo rero bavuga yuko bagomba kumutera amabuye. Ibyo nibyo byakomeje kujya biza rero bikururuka bigeze n'ubu ngubu uburaya bugikomeje. Muribuka Isodomu n'i Gomora naho ngo hari uburaya bukabije. Ubwo buraya bukabije rero nabwo ugasanga nibwo bwagiye bukura bukaba bugeze muri iyi si yacu ya none. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali rero ushinzwe imibereho myiza y'abaturage, Urujeni Martine, yavuze ko abakora umwuga w'uburaya mu mujyi wa Kigali bamaze kuzamuka bagera ku mubare w'abantu 9,000, kandi ko ari ikintu gisaba kubanza gukemura ibibazo bigenda bigaragara mu miryango igiye itandukanye. Ibi ngibi uyu muyobozi yabivuze ubwo yari yitabiriye inteko y'abarusange y'umuryango wa FPR Inkotanyi mu karere ka Nyarugenge ku itariki ya 29 Werurwe 2026. Abakora uburaya bazwi mu mujyi wa Kigali bamaze kwiyongeraho, kuko muri 2022 imibare yakusanyijwe n'urwego rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire n'ubwuzuzanye bw'abagore n'abagabo mu iterambere ry'igihugu.
ngaho rero nguko uko uburaya bukomeje gufata indi ntera, abihangiye imirimo ugasanga rero umuntu acuruza ataranguye, ugasanga ntibimusaba igishoro kubera ko igishoro aba akifitiye, akavuga ati uko byagenda kose ubu bucuruzi bwanjye ngomba kububyaza umusaruro. Ibi si ubu ngubu tubibonye gusa, ibi byatangiye na kera mu gihe cya Yesu ubwo Mariya bamujyaga bamusambanya bagashaka kumutera amabuye. Shimire mwe mwese mwabanye natwe muri aya makuru, ngewe ndi Nshuti Isaac, mukomeze kugira ibihe byiza.